Reka twongeye tubasuhuza inshuti bakunzi ba HP TV Rwanda. Tariki ya 27 Gicurasi 2026 nibwo urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwemeje ko Dr Semwaga Emmanuel usanzwe azwiho gufasha abagore babuze urubyaro ndetse n'imiryango ifite ibi bibazo afungwa by'agateganyo iminsi 30. Abenshi nibwo batangiye kumva amakuru y'uyu muganga usanzwe akorera mu ivuriro Mid-Hill Diagnostic and Fertility Center akurikiranyweho ibyaha rero bifitanye isano n'akazi akora ko gufasha abantu babuze urubyaro kubona. Abantu bumvaga ko ari nka bya bindi bavuga ngo ukora arakosa, ariko nyamara dosiye y'uyu muganga hamwe nabo bareganwa iraremereye ndetse ntiwatinya kuvuga ko wahawe impamyabumenyi mu kurengera ubuzima bw'umuntu yabaye umufatanyacyaha mu bikorwa by'ubunyamaswa ndetse byangiza ubuzima bwabo ashinzwe kurengera. Iyi ni HP TV Rwanda, nge nitwa Ruben Masengesho. Reka mu gihe kitarambiranye turebere hamwe uko dosiye y'uyu Semwaga iteye, ibyaha aregwa uko byavumbuwe, abo bafatanyije ndetse n'icyo amategeko avuga ku gutwita undi mu Rwanda kugeza ubu. Ngo haye ikaze. Hashize igihe kirenga ibyumweru bibiri bimenyekanye ko Dr Semwaga Emmanuel wavuriraga indwara z'abagore mu bitaro byigenga biherereye mu mujyi wa Kigali afunzwe akurikiranyweho ibyaha bifitanye isano no gufasha imiryango yabuze urubyaro. Amakuru rero y'icukumba harimo n'ay'igihe yakoze agaragaza ko dosiye ya Dr Semwaga ishamikiye ku kigo cyigenga cyashinzwe n'uwitwa Nsabimana Frederic cyahuzaga babuze urubyaro bifuza gutwitirwa n'abemera kubatwitira. Nsabimana yari afite inyubako yacumbikiragamo abemeye gutwitira abandi nyuma yo guterwa insoro bakahaguma kugeza babyaye. Amakuru y'icukumbura agaragaza ko kugeza igihe byamenyekaniye iyi nyubako yari imaze gucumbikirwamo abakobwa 7 bari bemeye gutwitira abanyarwanda barimo aba muri Amerika, Tanzania ndetse na Uganda. Bivuga ko Nsabimana yari yarijeje buri mukobwa miliyoni 5 amafaranga y'u Rwanda, ariko ko bazahabwa miliyoni 1 amafaranga y'u Rwanda yavanze. Amakuru yizewe avuga ko muri miliyoni 1 amafaranga y'u Rwanda Nsabimana yabwiye aba bakobwa ko hazavamo 500 amafaranga y'u Rwanda ya komisiyo, nayo akazavamo 100,000 amafaranga y'u Rwanda yo guha umugore we Mukahigiro Jardine kugira ngo ajye ayifashisha kubitaho aho bacumbikiwe. Muri aba bakobwa bivuga ko hari abamaze amezi 8 muri iyi nyubako kandi ngo ntibafashwe neza nkuko bari barabisezeranyijwe, kuko bicishijwe inzara bahabwa amafaranga make, nyamara abasabye gutwitirwa bo bari barishyuye. Nsabimana yaje kuregwa ko ibikorwa bye byari bigamije gucuruza abantu no gufatirana abantu bari mu ntege nke zirimo ubukene aho kuba ubugira neza bugamije gufasha ababuze urubyaro. Aya makuru avuga ko byageze aho abakobwa bibutsa Nsabimana ko hari ibyo atabakorera kandi ko yari yarabasezeranyije kubikora, ngo abasubiza batera ubwoba ko ashobora kubica atabakozeho mu gihe bakomeza kuvuga. Aha niho hakomotse icyaha cyo gukoreshwa bikangisho ashinjwa. Umugore we ashinjwa gukangisha abakobwa ko bashobora gupfa ubwo bamubwiraga ko atari kubitaho nk'uko babyijejwe, bakavuga ko yigeze kubabwira ko gupfa kwabo ntacyo bimutwaye kuko n'itungo rye ryapfuye ubuzima bugakomeza. Amakuru avuga ko abakobwa baterwaga inshinge mu rugo rwa Nsabimana bagahabwa n'indi miti, gusa basobanura ko hari ivuriro ryamwoherezaga umuganga w'inzobere akabaha imiti. Abo mu nzego z'ibanze babajijwe niba bari bazi ko mu rugo rwa Nsabimana hacumbikiwe abantu batwitira abandi kandi ko bari bafashwe nabi, basubiza ko ntabyo bazi. Aho niho hajemo icyaha cyo gufata no gufunga binyuranyije n'amategeko. Aya makuru avuga ko aba bakobwa babonye inzara ibamereye nabi, batanga ikirego mu buyobozi babumenyesha ko babayeho. Tariki ya 29 Mata rero 2026 nibwo abo mu nzego za leta bahageze basanga 5 muri bo baratwite, 2 bategereje gushyirwamo insoro. Ni gute Dr Semwaga yageze muri iyi dosiye? Dr Semwaga amaze imyaka 8 yafasha ababuze urubyaro, akurikiranyweho ibyaha birimo ihimbanyandiko, guhindura inyandiko no gukoresha inyandiko mpimbano
kutamenyekanisha icyaha cy'ubugome no kuba icyitso ku cyaha cyo gucuruza abantu. Nsabimana na Dr Semwaga bemera ko bari baziranye kuko uyu muganga yigeze gufasha umuvandimwe wa Nsabimana kubyara, bikaba byari byoroshye ko bakorana muri gahunda y'aba bakobwa barindwi. Ubushinjacyaha bwashinje Dr Semwaga kwemera gutera insoro mu nda z'abakobwa nyamara abashakaga gutwitirwa badahari. Ibyo bikaba binyuranyije n'ibiteganywa n'itegeko rigena serivisi z'ubuvuzi. Nsabimana we yasobanuye ko mu masezerano agenga guterwa urusoro yahagarariye abashakaga gutwitirwa kandi ko banabimuhereye uburenganzira kuko bitari gushoboka ko bava mu mahanga ngo bakurikirane ibyo bikorwa kugeza birangiye. Nubwo bivugwa ko yagiye yakira amafaranga mu bihe bitandukanye nk'ikiguzi, nkaho yakiriye miliyoni 3 amafaranga y'u Rwanda za avance yahawe muri Gashyantare 2026, we yavuze ko inyungu zonyine yabonaga ari uko buri mukobwa abarirwa ibihumbi 50 amafaranga y'u Rwanda by'ubukode buri kwezi kandi ko bari bacumbikiwe mu nyubako ye. Dr Semwaga bivugwa ko yemeye gutera insoro aba bakobwa binyuze kuri Nsabimana kubera ko abashakaga ababatwitira baba mu mahanga. Uyu muganga yagaragajwe nk'umufatanyabikorwa wa Nsabimana muri ibi bikorwa byiswe ubucuruzi bishingiye ku mpamvu zirimo amafaranga arimo miliyoni 3 amafaranga y'u Rwanda. Uyu muganga yagiye yoherereza Nsabimana yiswe ayo kwifashishwa mu kwita kuri aba bakobwa. Dr Semwaga ngo iyo abadafite inyungu mu bikorwa bya Nsabimana yari kujya amwohereza amafaranga yo gufasha abakobwa batwite, ahubwo ngo yari kubaha ubuvuzi nk'umuganga umaze imyaka irenga 15 avura indwara z'abagore. Andi makuru avuga ko abakobwa bacumbikiwe mu rugo rwa Nsabimana bamenyesheje uyu muganga ibibazo bafite birimo kwimwa amafaranga bemerewe ariko ntiyagira icyo abafasha. Uyu muganga we ngo yavuze ko impamvu yagurije Nsabimana aya mafaranga ari uko yari yamubwiye ko abashaka gutwitirwa batari bakamwohereje amafaranga, bityo ko iyo atabikora abatwite n'abana bari mu nda bari kugira ibibazo kubera kubura ibyo kurya. Dr Semwaga kandi ngo yakunze kuvuga ko Nsabimana amaze koherezwa aya mafaranga yayamwishyuye. Bivugwa kandi ko yashinjwe guhindura inyandiko no gukoresha inyandiko mpimbano hashingiwe ku kuba yarahaye abana bari mu nda kode zijyanye n'abasabye gutwitirwa kandi batarigeze bahura n'abagomba kubatwita, ibyo akabyitirira ibitaro yakoragamo. Ku rundi ruhande ngo izo kode yazitanze kugira ngo atazitiranya abana mu gihe bazaba bavutse kandi ngo ibyo abakora mu rwego rw'ubuvuzi barabyemerewe. Dr Semwaga, umugore we na Nsabimana bose barafunzwe. Tariki ya 26 Gicurasi 2026 urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwateye utwatsi impamvu batanze kugira ngo bafungurwe by'agateganyo, rwanzura ko bafungwa by'agateganyo. Impamvu bari batanze kugira ngo bafungurwe by'agateganyo zirimo ko batazatoroka ubutabera, ko batazica iperereza kandi ko bashaka kwita kuri abakobwa bari hafi kubyara. Dr Semwaga yari yanemeye gutanga ingwate ya miliyoni 20 amafaranga y'u Rwanda. Nubwo mu Rwanda hari itegeko rigenga ibyo gutwitira undi bizwi nka surrogacy, hari ibyo rinabuza. Tariki ya 18 Nzeri 2025 mu Rwanda hasohotse itegeko rigena serivisi z'ubuvuzi rikubiyemo ingingo zikomeye zirimo iyo gutwitira undi hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga. Iri tegeko rivuga ko wemerewe gutwitira undi agomba kuba atari munsi y'imyaka 21 ariko atarengeje 40, akaba agomba kuba yarakorewe isuzuma ryuzuye ry'indwara n'ibijyanye n'imyororokere rigaragaza ko nta kibazo cy'ubuzima afite. Ushaka gutanga intanga ariko afite imyaka 18 kugeza kuri 20 abyemererwa iyo yatanze impamvu zumvikana mu nyandiko yandikira Minisitiri w'Ubuzima. Iri tegeko riteganya ko usaba gutwitirwa yemeranywa n'uzamutwitira bakagirana amasezerano yanditse imbere ya noteri mbere y'uko ubuvuzi butangira. Usaba gutwitirwa asabwa kuba yarahawe icyemezo n'umuganga w'inzobere ko adashobora gutwita cyangwa kubyara cyangwa
ko gutwita byashyira ubuzima bwe cyangwa ubw'umwana mu kaga. Iri tegeko rihana umuganga ushyira mu myanya y'imyibarukiro y'umugore intanga cyangwa urusoro y'umuntu utagejeje cyangwa urengeje imyaka isabwa, ushyiramo izitari iz'umuntu n'uzitumiza cyangwa uzohereza mu mahanga. Rihana kandi umuntu ushyira intanga cyangwa urusoro mu myanya myibarukiro y'umugore hatagaragara umwirondoro wuzuye w'uwabitanze n'uhuza intanga z'abantu bafitanye isano ashingiye ku buvandimwe. Iri tegeko rihana umuntu utanga serivisi z'ubuvuzi zifasha kororoka hifashishijwe ikoranabuhanga mu buvuzi hagamijwe guhindura uturemangingo tw'umuntu n'izitanga hagamijwe guhitamo igitsina cy'umwana uzavuka. Ibihano biteganywa n'iri tegeko bijyana n'uburemere bw'ibyaha. Igito ni igifungo cy'amezi 6 no gutanga ihazabu ya miliyoni by'amafaranga y'u Rwanda. Kinini kikaba igifungo cy'imyaka 25 no gutanga ihazabu ya miliyoni 50 amafaranga y'u Rwanda, bikajyana no guhagarikirwa muri ako kazi mu bihe bitandukanye. Nshuti bakunzi ba HPTV Rwanda, hadusoreje ino nkuru yacu, twizere ko yabanyuze kandi musobanukiwe byinshi. Mukomeze mubane natwe hano kuri HPTV Rwanda. Utarakora subscribe ayikore kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi bijye bimugeraho. Ni Ruben Masengishwa, turi kubana ibihe byiza.